Guys, reka none nongere mwere ikaze n'iby'agaciro kongera kubana natwe. Uyu munsi ugiye kureba hamwe ese ni gute wakwifungurira TikTok account ikwinjiriza amafaranga nawe ugatangira gukorera amafaranga wibereye mu gihugu cy'u Rwanda. Biroroshye. Niba uri mushya guys, ndabanje kugusaba banza kandi subscribe ubundi twinjirane mu kiganiro intambwe ku yindi step by step kuko ni ibintu by'agaciro. Guys, nyaguye ko imbuga nkoranyambaga zibyara amafaranga kandi wicari yawe utavuye ukoresheje iyo telefone ufite mu biganza byawe nk'uko nanjye ariyo ndi gukoresha kano kanya ndi gukora ino video. Let's go noneho reka dutangire dufungure TikTok account step by step. Ngiye gutangira intambwe ku yindi kugira ngo rubashe gusobanukirwa. Niba ino video itagaragara neza ndagusabye tambika telefone ubundi dutangire. None ko nongere mwere ikaze iby'agaciro kongera kubana namwe. Utamwe mwamaje kuntu wafungura TikTok cyangwa TikTok ihemberwa views zawe iri international. Then uzajya usanzwe ufungura TikTok kandi sign up angiza uze kwano kama kanditseho Rwanda. Uzazugwa kandi hano hantu usacinga n'igihugu ushaka, United States cyangwa Ubufaransa bitewe n'igihugu ushaka cyangwa Canada. Ndabona ko nahisemo France. Noneho urabona ko hano hari u Rwanda. Aha habayeho France. Tugiye gufungura TikTok ariko bisa nkaho turi mu France kuko kenshi mu Rwanda ntabwo twari twatera imbere cyane ku buryo dutangira guhemberwa cyangwa TikTok yacu duhembera sibyo kwirirwa tuvuga ngo tap ndetse n'ibindi cyangwa umuntu akabasha kuba yaguha gift. None ubu ngubu ifunguye ino TikTok bishatse kuvuga ko utari mu Rwanda ugiye kwifungura mu yindi cyangwa ahandi hantu. Ubona icyo uzakora uzaza kuri email ufite muri telefoni, email zikutari wafunguzaho TikTok ukande hano. Umara gukanda hano uzategereza gato hafunguke, rangiza uze hano uhitemo email ushobora kuba utarafungujeho TikTok. Tugerageze yitire niba na TikTok iriho. Ibutsa kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Urabona ko na TikTok iriho bizahita ufunguka. Hano hantu ugomba kwitondera cyane nabwo. Ugomba gushyira amatariki ya nyayo ari ku ndangamuntu yawe. Hano ugira igihe cyo guhembwa, ibi byose bazabasha kujya babireba. Bazabikurikirana barebe nuko bihura indangamuntu kandi kubihindura bizakugora. Ugomba gushyira amatariki nyayo wavukiyeho, mwaka, igihe ndetse n'ukwezi. Uko ibi bintu bizifashishwa cyane. Niba uri mushya ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na sharing ino video kugira ngo igere kure. Urangiza uzakanda next umaze gushyiraho amatariki yawe ya nyayo wavukiyeho. Mara ukanda next uzategereza gatoya. Hano uzaza uhitemo izina ushaka kwita. Si ngombwa yuko ushyira izina ryawe rya nyaryo, ushaka washyira izina ushaka iryo ari ryo ryose. Dushyire wenda izina kandi confirm. Ubwo no kuvuga ngo YouTube yacu ya TikTok yacu tumaze kuyifungura. None ngiye kwereka hano itandukaniye na TikTok isanzwe cyangwa ya TikTok yindi wajyaga ubona. Voici comment débloquer ta visibilité sur TikTok. C'est super facile. Regarde. Ni ukuvuga mu gihe umaze gufungura ya TikTok yawe cyashya ugiye gutangira ino TikTok, ntabwo uhita wa-uploadinga video ngo bikunde, ahubwo utegereza byibura n'iminsi 3 kugira ngo ubashe gutangira gushyiraho video zawe. None urangije kamwereka ukuntu itandukanye na ya TikTok yawe isanzwe. Uzaza ukande kudutuntu ubona no dutatu. Umara kudukandaho urebe
urabona ko hazaza ubuntu ubune. Balance mu bisanzwe iyi balance ntabwo igize. Urugero reka tuyikandeho. Tegereze gatoya. Urabona ko dufiteho 0. Noneho urugero kamwereke ongeye dukande kuri kantu hejuru tujyana na TikTok Studio. Ni uburyo bushyashya TikTok isigaye yarazanye. Iyi channel yacu cyangwa channel yacu tugiye kwereka ahantu bitandukaniye cyane. Iyi channel isanzwe ntabwo ifite aka kantu ubona hano. Hano kantu iyo ugafite bishatse kuvuga ko channel yawe iri international cyangwa izajya kwinjiriza umuntu uri hanze cyangwa wayifunguriye kuko twe twayifungure mu Bufaransa. Rero channel zisanzwe ntabwo zigira creative reward program. Iyi ni program ikwemerera kujya uhemberwa views zawe cyangwa ibikorwa byose byakorewe kuri account yawe ya TikTok. Rero nawe ndagusabye fungura TikTok yanyaye kwinjiza amafaranga pana ube muri za zo kwirirwa uvuga ati tap ndetse n'ibindi, ahubwo utangire ukorere amafaranga. Ushobora kwinjiza amafaranga mu ndirimbo zawe abandi bagiye bazikoresha, ushobora gucururizaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye cyangwa kuguraho kwamamariza ibintu byawe bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wewe warebye ino video. N'ufite ikibazo jya hasi muri comment maze unyandikire maze ngufashe. Yari Idi Amin, tuzongere tubonane ubutaha.